Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 18 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo Abisirayeli barwana n'aba Dawidi, Abusalomu agwayo. Maze Dawidi abara abantu bari kumwe nawe, abaha abatware bo gutwara imitwe y'ibihumbi n'abo gutwara iy'amagana. Dawidi ahera kwagaba ingabo. Igice cya gatatu agiha Yowabu, ikindi agiha Abishayi mwene Seruya mwene se wa Yowabu. Ikindi gice cya gatatu agiha Itayi w'Umugiti. Umwami abwira abantu ati, nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Abantu baramuhakanira bati, wowe nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho, ndetse n'ubwo igice cya kabiri cy'abantu bacu cyapfa ntabwo ntibatwitaho, kuko uhwanye n'abantu bacu inzovu. Ahubwo ibyarutaho ni uko wakwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati, ikibabereye icyiza nicyo ndi bukore. Nuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo, ingabo zose zirasohoka, amagana n'ibihumbi. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi na Itayi ati, ku bwanjye murangenzereza neza uwo muhungu Abusalomu. Kandi abantu bose bumva uko umwami yihanangirije abagabo bose by'Abusalomu. Nuko abantu bajya kurwana n'Abisirayeli ku gasozi. Urugamba rusakiranira mu ishyamba rya Efurayimu. Abisirayeli bahanesherezwa n'abagaragu ba Dawidi. Maze uwo munsi hapfa abantu inzovu ebyiri, kuko intambara yari yasandaye muri icyo gihugu cyose. Uwo munsi ijuru ryica abantu benshi kuruta abishwe n'inkota. Hanyuma Abusalomu ahubirana n'abagaragu ba Dawidi, kandi yari ku nyumbu ye, maze inyumbu ye imunyurana munsi y'amashami y'amatanwa y'umwera w'ingara. Umutwe we ufatwa n'amashami yawo, ahera mu kirere hagati y'ijuru n'isi. Inyumbu ye yari imuhetse irakomeza iragenda. Maze umugabo aramubona, abwira Yowabu ati, nabonye Abusalomu anagana ku mwera. Yowabu abaza nyir'ukumubwira ati, dorere umubonye n'iki cyatumye utamusogotera ukamutura hasi, ko mba nkugororeye ibice by'ifeza 10 n'umushumi? Uwo mugabo asubiza Yowabu ati, naho nagororerwa ibice by'ifeza 1000, sinakwemera kurambura ukuboko kwanjye ku mwana w'umwami. Kuko twumvise umwami akwihanangirizanya na Abishayi na Itayi ati, mwirinde hatagira ukora kuri uwo muhungu Abusalomu. None yaba nabigenje ukundi, nkakoberanya ubugingo bwe, kandi nta jambo umwami ahishwa, wowe ho wajyaga kubyigurutsa. Yowabu aravuga ati, simbasha gushyogoranya nawe. Ntyo ajyana imyambi 3 ayitikura Abusalomu umutima akiri muzima, aho yari ari mu mwera. Maze abahungu 10 b'abanyantwaro za Yowabu bagota Abusalomu baramusogota, arapfa. Yowabu ahera ko avuza ikondera, ingabo zirahindukira zirorera gukurikira Abisirayeli, kuko Yowabu yazibujije. Nuko bajyana Abusalomu bamushukunya mu bushya bunini bwo mu ijuru, bamurundaho ikirundo cy'amabuye kinini cyane. Maze Abisirayeli bose barahunga, umuntu wese ajya mu ihema rye. Kandi Abusalomu akiri muzima yari yajyanye inkingi ayishinga mu gikombe cy'umwami, kuko yari yavuze ati, nta mwana w'umuhungu mfite ngo bazamunyibukiraho izina ryanjye, niko kwitirira iyo nkingi izina rye. Nuko yitwa inkingi y'urwibutso rwa Abusalomu na bugingo n'ubu. Babikira umwami ko Abusalomu yapfuye. Ahimasi mwene Sadoka aravuga ati, reka niruke mbwire umwami amacumu y'uko Uwiteka amuhoreye inzigo y'abanzi we. Yowabu aramubwira ati, nujya kuvuga amacumu uyu munsi uzaba uyavuga ubundi, ariko uyu munsi nturi buyavuge, kuko umwana w'umwami yapfuye. Yowabu abwira Umukushi ati, hosha igenda ubwire umwami ibyo wabonye. Nuko Umukushi aca bugufi imbere ya Yowabu ariruka. Ahimasi mwene Sadoki arongera abwira Yowabu ati, ntacyo bitwaye, ndakwinginze reka mpfe kugenda nkurikire uwo Mukushi. Yowabu ati, urirukanwa n'iki mwana wanjye, ko uzi ko utazahemberwa izo nkuru? Undi ati, ntacyo bitwaye mpfuye kugenda. Yowabu ati, irukanka. Nuko Ahimasi arirukanka aciye ikigarama yose anyura ku Mukushi, kandi Dawidi yari yicaye hagati y'amarembo abiri. Maze umurinzi yurira hejuru y'irembo ahateganye n'inkike z'amabuye, arambura amaso abona umuntu wiruka ari wenyine. Umurinzi ashyira hejuru abibwira umwami. Umwami aravuga ati, niba ari wenyine hariho inkuru aje kubara. Nuko aza yihuta agera hafi. Maze umurinzi abona undi mugabo wiruka. Umurinzi ahamagara umukumirizi ati, dore undi mugabo wiruka ari wenyine. Umwami aravuga ati, nawe yazanye indi nkuru. Umurinzi aravuga ati, ngira ngo imyirikire y'uwa mbere isa n'iya Hamisi mwene Sadoki.
umwami aravuga ati ni umugabo mwiza kandi azanye inkuru nziza. Ahimasi ashyira ejuru abwira umwami ati byose byabaye byiza. Nuko yikubita hasi imbere y'umwami yubamye aravuga ati Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakugabije abantu bari bahagurukije amaboko yabo ku mwami databuja. Umwami aramubaza ati wa muhungu wa Abusalomu ni amahoro? Ahimasi aramusubiza ati ubwo Yowabu yatumaga umugaragu w'umwami, umugaragu wawe narebaga abantu bacitsemo igikuba ariko sinamenya ibyo ari byo. Umwami aramubwira ati tambuka uhagarare hano. Nuko aratambuka arihagararira. Umukushi araza aravuga ati ndi kabarankuru z'umwami databuja, kuko uyu munsi Uwiteka yaguhoreye inzigo kuri ba bandi baguhagurukiye bose. Umwami abaza umukushi ati wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Umukushi aramusubiza ati abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugirira nabi barakaba uko uwo muhungu yabaye. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 19 turasoma amagambo avuga ngo umwami abyumvise arasubirwa cyane, yurira mu nzu yo hejuru y'irembo arira. Nuko akigenda agenda avuga ati ye baba we, mwana wanjye Abusalomu, mwana wanjye Abusalomu we, iyaba ari njye wapfuye mu cyimbo cyawe Abusalomu mwana wanjye. Yowabu ahana Dawidi kuborogera Abusalomu. Maze babwira Yowabu bati dore umwami araririra Abusalomu aboroga. Uwo munsi impundu zihinduka induru mu bantu bose, kuko bari bumvise bavuga ngo umwami yibabarijwe n'umwana we. Uwo munsi abantu basubira mu mudugudu babibera nk'abantu bahunze mu ntambara, babibera bafite isoni. Umwami yitwikira mu maso, ashyira ejuru n'ijwi rirenga ati ye baba we, mwana wanjye Abusalomu, ye baba we Abusalomu mwana wanjye. Hanyuma Yowabu yinjira mu nzu asanga umwami aravuga ati uyu munsi wateye amaso y'abagaragu bawe ipfunwe, bakijije ubugingo bwawe ubu n'ubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe, kandi ukunda abakwanga ukanga abagukunda. None weruye ko ibikomangoma n'abagaragu bawe ari nk'ubusa kuri wowe. Ubu menye ko iyaba Abusalomu yabaye muzima tukaba ari twe twapfuye twese uyu munsi, uba wabyishimiye cyane. None haguruka usohoke uvugane n'abagaragu bawe uhumirize imitima yabo. Ndahiye Uwiteka nudasohoka nta mugabo n'umwe uri busigarane iri joro, kandi ibyo bizakumerera nabi kuruta ibyago wakabonye byose, uhereye mu buto bwawe ukageza ubu. Maze umwami arahaguruka yicara ku karubanda. Babwira abantu bose bati dore umwami yicaye ku karubanda. Nuko abantu bose baramushengerera. Abisirayeli n'Abayuda bajya inama yo kugarura Dawidi. Kandi Abisirayeli bose bari barahunze, umuntu wese yigira mu ihema rye. Abantu bose bo mu miryango yose y'Abisirayeli baritunganya bati umwami niwe waturengeye mu maboko y'ababisha bacu, akadukiza amaboko y'Abafilisitiya. None yahunze Abusalomu ava mu gihugu, kandi Abusalomu nawe twimikisha amavuta ngo adutware yaguye mu ntambara. Mbese none murabuzwa n'iki kuvuga ibyo kugarura umwami? Bukeye umwami Dawidi atuma kuri Sadoki na Abiyatari abatambyi ati mubaze abatware b'Abayuda muti ni iki gituma ari mwe mugiye guheruka abandi kugarura umwami mu rurembo rwe? Kuko amagambo y'Abisirayeli bose amaze kugera ku mwami ngo bamugarure mu rurembo rwe, kandi ari mwebwe bene se muva inda imwe. None ni iki gitumye mugiye guheruka abandi kugarura umwami? Kandi mumbarize amasa muti mbese ntuzi ko muva inda imwe? Nuko rero nutaba umugaba w'ingabo ze iminsi yose mu cyimbo cya Yowabu, Imana ibimuhore ndetse bikabije. Nuko yoshyushya cyo imitima y'Abayuda bose nk'umutima w'umuntu umwe, bahera ko batuma ku mwami bati garukana n'abagaragu bawe bose. Nuko umwami aragaruka agera kuri Yorodani. Abayuda bajya i Gilugali gusanganira umwami no kumwambutsa Yorodani. Shimeyi aza kwitwara ku mwami. Shimeyi nawe mwene Gera w'umubenjamini w'i Bahurimu arihuta amanukana n'Abayuda gusanganira umwami Dawidi, kandi yari kumwe n'Ababenjamini 1000 na Siba umugaragu w'imbata wa Sawuli n'abahungu be 15 n'abagaragu be 20 bari kumwe nawe. Bambuka Yorodani umwami abitegeye. Ubwato bwajyaga bucuragana bwambuka ngo bwambutse abo mu rugo rw'umwami no kumukorera ibyo ashaka. Umwami amaze kwambuka Yorodani, Shimeyi mwene Gera yikubita hasi imbere ye abwira umwami ati mwami nyagasani, we kumbara
kuntwaraho gukiranirwa, kandi we kwibuka ibyo umugaragu wawe nakoranye ubugome. Umunsi wavira i Yerusalemu ngo bikubabaze mu mutima, kuko umugaragu wawe nzi ko nacumuye, nicyo gitumye ubu mbaye uw'ibanze mu muryango wa Yosefu wose, nkamanurwa no gusanganira umwami databuja. Ariko Abishayi mwene Seruya aravuga ati, mbese harya Shimeyi ntari bwicwe azira ko yavumye uwo Uwiteka yimikisha amavuta? Dawidi aravuga ati, ariko yemwe bene Seruya, ndapfa iki namwe gitumye mumbera abanzi uyu munsi? Mbese hariho uwo kwicwa mu Isiraheli uyu munsi? Ubu se sinamenye ko mbaye umwami wa Isiraheli? Umwami ahera akabwira Shimeyi ati, nturi bupfe. Aramurahira. Mefibosheti aza gusanganira umwami. Kandi Mefibosheti mwene Sawuli amanuka aza gusanganira umwami uhereye umunsi umwami yagendeye ukageza aho yagarukiye iwe amahoro. Ntiyigeze kwikenura ibirenge cyangwa kwikemuza ubwanwa, haba no kumesa imyenda ye. Ageze i Yerusalemu gusanganira umwami, umwami aramubaza ati, ariko icyakubujije kujyana nanjye ni iki? Mefibosheti aramusubiza ati, mwami nyagasani, umugaragu wanjye yarambeshye, kuko umugaragu wawe nari ngize nti ngiye gushyira amatandiko ku ndogobe njyeho njyane n'umwami, kuko umugaragu wawe ndi ikimuga, kandi yambeshyeye ku mwami databuja. Ariko rero nyagasani, umeze nka marayika w'Imana, nuko kora icyo ushaka, kuko abo mu rugo rwa data bose imbere y'umwami databuja basaga n'abapfuye, ariko wari unyicaje mu basangiraga ku meza yawe. Nuko mfite butware ki kongera gutakambira umwami ukundi? Umwami aramubwira ati, niki gitumye wongera kuvuga ibyawe? Ndabitegetse ngo wowe na Siba nimugabane igikingimo kabiri. Mefibosheti abwira umwami ati, yenda akijyane cyose. Ubwo umwami databuja asohoye amahoro mu rugo rwe, Dawidi ashimira Barizirayi ibyo yamukoreye. Hanyuma Barizirayi w'umunyagaleyadi ava i Rogelimu aramanuka yambukana n'umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. Barizirayi uwo yari umusaza mukuru cyane, amaze imyaka 80 avutse, kandi niwe wagemuriye umwami ubwo yari Mahanayimu, kuko yari umugabo ukomeye cyane. Umwami abwira Barizirayi ati, ngwino tujyane i Yerusalemu ngo ukirizeyo. Ariko Barizirayi abwira umwami ati, uzi nshigaje imyaka ingahe nkiriho yatuma nzamukana n'umwami i Yerusalemu? Ubu koko maze imyaka 80 mvutse, mbese ndacyabasha gusobanura ibyiza n'ibibi? Umugaragu wawe ndacyaryoherwa n'ibyo ndya cyangwa n'ibyo nywa, ndacyabasha kumva amajwi y'abaririmbyi b'abagabo n'abagore. None icyatuma umugaragu wawe ndushya umwami databuja ni iki? Umugaragu wawe reka mfe kwambukana n'umwami Yorodani gusa. Niki cyatuma umwami angororera ingororano ingana ityo? Ahubwo ndakwinginze, reka umugaragu wawe nisubirire mu mudugudu w'iwacu, abe ariho nzasazira, aho igituro cya data na mama kiri. Ahubwo dore umugaragu wawe Kimuhamu nguyu, abe ari we wambukana n'umwami databuja, uzamugira uko ushaka. Umwami aramusubiza ati, nuko Kimuhamu nahoshi twambukane, kandi nzamugira uko ushaka, kandi icyo uzanshakaho cyose nzakigukorera. Nuko abantu bose bambuka Yorodani, umwami arambuka, maze umwami asoma Barizirayi amusabira umugisha, yisubirira iwabo. Uko niko umwami yambutse ajya Giligali, Kimuhamu yambukana nawe. Abayuda bose n'ab'igice cya Isirayeli bambutsa umwami. Bukeye Abisirayeli bose basanga umwami, baramubaza bati, umwami Dawidi, niki gitumye bene wacu b'Abayuda bakuzana rwihishwa bakakwambutsanya Yorodani n'abo mu rugo rwawe n'abantu bawe bose? Abayuda bose basubiza Abisirayeli bati, nuko umwami agira icyo apfana natwe. None bibarakarije iki? Hari ubwo twatunzwe n'umwami, cyangwa se hari impano yose yaduhaye? Abisirayeli basubiza Abayuda bati, nitwe ibice 10 by'umwami, kandi rero Dawidi akwiriye kubaho ku bwacu kuruta mwebwe. Niki cyatumye mudusuzugura? Nimubanze kutugisha inama yo kugarura umwami wacu. Ariko amagambo y'Abayuda arusha y'Abisirayeli gushega. Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 20, tuhasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo, ubugome bwa Sheba. Hariho umugabo w'ikigoryi witwaga Sheba mwene Bikuri w'umubenjamini, avuza ikondera aravuga ati, nta mugabane dufite kuri Dawidi, nta n'umurage dufite kuri mwene Yesayi. Yemwe Bisiraheli, umuntu wese najye mu ihema rye. Nuko Abisirayeli bose barorera gukurikira Dawidi, bakurikira Sheba.
mwene Bikuri, ariko abayuda bose uhereye i Yorodani ukageza i Yerusalemu bumatana n'umwami wabo. Bukeye Dawidi agiye i Yerusalemu mu rugo rwe, umwami ajyana na ba bagore be b'inshoreke uko ari 10 abo yari yasize ku rugo, abashyiraho barindirwa abagaburirirayo, ariko ntiyabatahaho. Nuko bagumaho barindwa kugeza aho bapfiriye ari intambwa. Bukeye umwami abwira Amasa ati huruza abayuda bateranira hano iminsi 3 itarashira, kandi nawe uzaba uhari. Nuko Amasa ajya guhuruza abayuda, ariko arenza iminsi umwami yamutegetse. Dawidi abwira Abishayi ati ubu Sheba mwene Bikuri azatugirira nabi kurusha Abusalomu. Hoshi ijyana abagaragu ba shobuja mumukurikire, kugira ngo adahindura imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye akaba adukize. Nuko ingabo za Yowabu zirasohoka ziramukurikira, hamwe n'Abakereti n'Abapeleti n'abanyamaboko bose bava i Yerusalemu bajya kugenza Sheba mwene Bikuri. Yowabu yica Amasa. Bageze ku ibuye rinini ry'i Gibeyoni, Amasa aza kubasanganira, kandi Yowabu yari yambaye imyambaro y'intambara, ayikenyeje umushumi uriho inkota ifashe ku itako mu rwubati rwayo. Yigiye imbere, inkota iva mu rwubati iragwa. Yowabu abwira Amasa ati uri amahoro mwene data? Yowabu afatisha Amasa ukuboko kw'indyo ku kananwa ngo amusome, ariko Amasa ntiyita ku nkota yari ku kuboko kwa Yowabu. Nuko ayimutikura ku ndamara ye adendeza hasi, ntiyongera kumutikura ubwa kabiri, arapfa. Maze Yowabu na Abishayi mwene se bakomeza kugenza Sheba mwene Bikuri, ariko umuhungu wo mu ba Yowabu amuhagarara hejuru, aravuga ati ukunda Yowabu kandi uri mu ruhande rwa Dawidi nakurikire Yowabu. Kandi Amasa yari agaramye hagati mu nzira yigaragura mu maraso ye. Uwo mugabo abonye ko abantu bose bahagungirira, aterura Amasa amukura mu nzira, amurambika ku gasozi, amworosa umwambaro, kuko yabonye ko uwamugeragaho wese yahagungiriraga. Amaze gukurwa mu nzira, abantu bose bahomboka kuri Yowabu bagenza Sheba mwene Bikuri. Yowabu azira mu miryango ya Isirayeli yose, agera muri Abeli i Betimaka no mu Babeli bose nabo baraterana baramukurikira. Nuko baraza bagotera Sheba muri Abeli y'i Betimaka, maze barunda ikirundo ku mudugudu yegamiye inkike yawo cyo kuririraho. Abantu bose bari kumwe na Yowabu bakubita inkike y'amabuye kugira ngo bayigushe. Maze umugore w'umunyabwenge wo muri uwo mudugudu ashyira ejuru, aravuga ati nimwumve ndabinginze, mumbwire Yowabu mutigira hino muvugane. Aramwegera, umugore aramubaza ati mbega ni wowe Yowabu? Nawe ati ni njye. Aherako aramubwira ati umva amagambo y'umusha wawe. Nawe ati ndumva. Aravuga ati kera baravugaga ngo ntibazabura kugisha inama muri Abeli. Nuko bamaramarizayo iryo jambo ati ndumwe mu banyamahoro kandi biringirwa muri Isirayeli. None urashaka kurimbura umudugudu n'umubyeyi wo muri Isirayeli? Urashakira iki kumirana bunguri gakondo y'Uwiteka? Yowabu aramusubiza ati biragatsindwa ko mirabunguri cyangwa ko ndimbura. Siko biri, ahubwo hariho umugabo wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu witwa Sheba mwene Bikuri, yahagurukije ukuboko kwe ku mwami Dawidi, mube ari we mutanga wenyine, mbone kubavira ku mudugudu. Uwo mugore abwira Yowabu ati umvaye igihanga cye turakikurengereza inkike. Nuko uwo mugore ajya mu bantu bose mu nama z'ubwenge bwe, maze Sheba mwene Bikuri baherako bamuca igihanga bakijugunyira Yowabu. Yowabu avuza ikondera, abantu bose barasandara bava ku mudugudu, umuntu wese asubira mu ihema rye. Yowabu aherako atabarukira umwami i Yerusalemu. Yowabu niwe wari umugaba w'ingabo za Isirayeli zose. Beneya mwene Yehoyadi niwe wari umutware w'Abakereti n'Abapeleti. Adoramu yategekaga ikoro. Yehoshafati mwene Ahiludi yari umucurabwenge. Sheva yari umwanditsi. Sadoki na Abiyatari bari abatambyi. Ira w'umunyayiri yari umutware w'intebe wa Dawidi. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 21 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo ab'i Gibeyoni bihorera. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara imara imyaka 3 uko yakurikiranye. Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi, kuko yishe ab'i Gibeyoni. Maze umwami ahamagaza ab'i Gibeyoni arababwira ati
kandi ab'i Gibeyoni ntibari abo mu muryango ya Isiraheli, ahubwo bari Abamori bacitse ku icumu, kandi Abisirayeli bari barasezeranye nabo, ariko Sawuli yashakaga kubica abitewe n'ishyaka yagiriraga Abisirayeli n'Abayuda. Dawidi abaza ab'i Gibeyoni ati, mbagirire nte? Natanga iki ho impano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Ab'i Gibeyoni baramusubiza bati, icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati, uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati, uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose, nimuduhe abagabo 7 bo mu bahungu be tubamanikire imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli intore y'Uwiteka. Umwami aravuga ati, nzabatanga. Ariko umwami arukora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu 2 ba Rasipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Adureyi mwene Bazirayi w'Umumehoroti, abatanga mu maboko y'ab'i Gibeyoni, bamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari 7, bicwa mu isarura rigitangira, batangiye gusarura sayiri. Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira akisasira ku rutare uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo, yashaniye kuri izo ntumbi, ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa, cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye babwira Dawidi ibya Risipa umukobwa wa Ayiya inshoreke ya Sawuli icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi Galeyadi bari baranyaze mu nzira y'i Betishani, aho Abafilisitiya bari barayamanitse. Kuri wa munsi Abafilisitiya biciraga Sawuli Gilibowa, akura amagufwa ya Sawuli na Yonatani, amagufwa ya ba bandi bamanitswe. Nuko bahamba amagufwa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we Isera mu gihugu cy'Ububenyamini mu gituro cya Sekishi. Basohoza ibyo umwami yategetse byose. Hanyuma y'ibyo Imana ibona guhendahenderwa igihugu. Izindi ntambara za Dawidi. Bukeye Abafilisitiya bongera kurwana n'Abisiraheli. Dawidi amanukana n'abagaragu be arwana n'Abafilisitiya. Bakirwana na Dawidi agwa isari, maze Ishubenomu wo muri bene cya gihanda kuremera kw'icumu cye kwari shekeli z'umuringa 300, yambaye inkota nshya ashaka kwica Dawidi. Ariko Abishayi mwene Seruya aramuvuna ati, kura Umufilisitiya, aramwica. Maze abantu ba Dawidi baramurahiza bati, ntukongere gutabarana natwe, utazazimya itabaza rya Isiraheli. Hanyuma y'ibyo hongera kubaho intambara ku Bafilisitiya i Goba. Sibekayi w'umuhusha yica Safu wo muri bene cya gihanda. Bukeye hongera kubaho intambara ku Bafilisitiya i Goba. Eruhanani mwene Yororegimu w'i Betelehemu yica Goliyati w'umugiti, uruti rw'icumu ye rwasaga n'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye kandi habaho intambara i Gati. Hariyo umugabo muremure cyane, yari afite intoki 5 ziriho indegeya ku maboko yombi n'amano 6 ku maguru yombi, byose byari 24, kandi nawe yabyawe na cya gihanda ashujuguje Isiraheli. Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo bose uko ari 4 babyawe na cya gihanda cy'Igati bicwa na Dawidi n'abagaragu be. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 22 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo indirimbo ya Dawidi. Dawidi yabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo umunsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be bose n'aya Sawuli. Aravuga ati, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye, ni Imana igitare cyanjye, niyo nziringira, niyo ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire kinkingira, ni ubuhungiro bwanjye, ni umukiza wanjye unyiza urugomo. Ndambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, niko nzakizwa abanzi banjye. Imiraba y'urupfu yarangose, imyuzure y'ubugoryi yaneye
ubwoba, ingoyi y'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byananze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye biyinjira mu matwi, maze isi iratigita ihinda umushyitsi, imfatiro z'ijuru ziranyeganyega zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Yunamisha ijuru iramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubi, ni ukuri ibonwa ku mababa y'umuyaga. Umwijima iwugira ihema ryayo riyigose, igotwa n'ibirundo by'amazi n'ibyo bicu bya rukokoma byo mu ijuru. Ubwiza burabagiranira buri imbere yayo, butuma amakara yaka. Uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru, usumba byose uvuga ijwi rye arasa imyambi ye arabatatanya, niyo mirabyo ibakura umutima. Maze ubutaka bwo hasi y'inyanja buraboneka, imfatiro z'isi ziratwikururwa kubwo guhana k'Uwiteka, kubw'inkubi y'umwuka uva mu mazuru ye. Ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata, ankura mu mazi y'isanzure. Ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyambaraga, kuko bandushaga amaboko. Bari baranteye ku munsi nagiriyeho amakuba, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Abinkuramo ashyira ahantu hagari, yanyirije kuko yanyishimiraga. Uwiteka yangororeye ibikwiye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uwiteka, kandi nakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye. Kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo sinyaveho. Naramutunganiraga nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, kandi ibikwiriye gutandura kwanjye imbere ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi, k'utunganye uziyerekana nk'utunganye, k'utanduye uziyerekana nk'utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye. Abicishijwe bugufi nibo uzakiza, ariko igitsure cyawe kiri ku bibone, kugira ngo ubacishe bugufi. Niwe tabaza ryanjye Uwiteka. Uwiteka niwe uvira umwijima wanjye, kuko ari wowe umpa gutwaranira umutwe w'ababisha, kandi ari we Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'ibihome. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe. Ni ingabo ikingira abamwiringira bose. Ninde Mana itari Uwiteka? Ninde gitare kitari Imana yacu? Imana ni igihome cyanjye gikomeye, ishorera umukiranutsi mu nzira yayo. Ihindura ibirenge bye nk'iby'imparakazi, impagarika ku musozi yanjye. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma. Kandi wampaye ingabo inkingira, niyo gakiza kawe. Ubugwaneza bwawe bwampinduye ukomeye. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye ndabarimbura, sinagaruka kugeza aho barimbukiye. Narabarimbuye ndabamenagura, babura uko babyuka. Ni koko baguye munsi y'ibirenge byanjye. Wanyenyeje imbaraga zo kurwana, abamagurukiye bakantera warabancogoreje. Watumye ababisha banjye bampa ibitugu, kugira ngo ndimbure abanyanga. Barakebaguje babura ubakiza, batumbiriye Uwiteka ntiyabarura. Maze mbasya nk'umukungugu, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira, ndabatatanya. Kandi wanyijije imirwano y'abantu banjye, wandindirije kuzaba umutware w'amahanga. Ishyanga nigeze kumenya rizankorera. Abanyamahanga bazanyoboka nibamara kumva inkuru yanjye, bazanyumvira. Abanyamahanga bazacogora, bazava mu bihome byabo bahinde imishyitsi. Uwiteka ahoraho, igitare cyanjye gihimbazwe. Imana y'igitare cy'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Niyo Mana imorera, ikangomororera amahanga nkayatwara, ikankura mu babisha banjye. Ni koko unshyira hejuru y'abamagurukiye, unkiza umunyarugomo. Nicyo kizatuma ngushimira mu mahanga Uwiteka, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Uwo yimitse amuha agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yimikisha amavuta. Niwe Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose.
Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 23 turasoma amagambo avuga ngo aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Dawidi mwene Yesayi washyizwe hejuru aravuga ati w'Imana ya Yakobo yimikisha amavuta umuhimbyi w'igikundiro wa Zaburi za Isiraheli. Umwuka w'Uwiteka yavugiye muri njye, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana ya Isiraheli yaravuze, igitare cya Isiraheli yarabimbwiye iti utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu, igihe ubwatsi bushya bwarukiye mu butaka kubw'itangaza ry'umuhituko w'imvura. Ni koko inzu yanjye nimeze icyo ku Mana, nyamara yasezeranye nanjye isezerano ritazakuka, ritunganye muri bose kandi rikomeye, kuko ariyo gakiza kanjye rwose kandi ririmo ibyo nifuza byose nubwo itabikuza. Ariko abatubaha Imana bose bazahwana n'amahwa asunikwa, kuko ntawe ushobora kuyafatisha intoki, ahubwo uyakoraho wese akwiye kwitwaza icumu cyangwa uruti rw'icumu, kandi azatwikirwa rwose ahantu hayo. Iby'ubutwari ingabo za Dawidi zakoze. Aya niyo mazina y'abantu b'intwari ba Dawidi. Yoshebubashebeti w'itekemoni yari ingenzi mu bandi batware. Adinomwezini nawe nuko. Umunsi umwe yicishije icumu rye abantu 800 bagwira icyarimwe. Akurikirwa na Eliyazari mwene Dodo umwana w'umwahohi, yari uwo muri abo bagabo batatu b'intwari bari bari kumwe na Dawidi ubwo basuzuguzaga Abafilisitiya bari bateraniye kurwana. Abisirayeli bamaze guhunga arahaguruka yica Abafilisitiya, ukuboko kwe kugwa ikinya, kumiranwa inkota. Uwo munsi Uwiteka amuhakunisha cyane, abantu baherako baramugarukira bazanywe no kwayanywa iminyago gusa. Akurikirwa na Shama mwene Ageyi w'Umuharari. Abafilisitiya bari bateranye umutwe umwe umwe mu mirima wuzuye udushyimbo dutoya. Abantu bahunga Abafilisitiya, ariko we yihagararira mu murima hagati awurindiramo yica Abafilisitiya. Nuko Uwiteka amuhakunisha cyane. Bukeye batatu bo muri 30 y'ingenzi baramanuka basanga Dawidi mu buvumo bwa Adulamu mu isarura, kandi umutwe w'Abafilisitiya wari ugerereje mu kibaya cya Refayimu. Icyo gihe Dawidi yari mu gihome, kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu. Dawidi yakumbuye aravuga ati cyama nkabona unsomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abagabo b'intwari uko ari 3 batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati ntibikabeho Uwiteka, kuba nakoranyo ndebe nkwe amaraso y'abantu bahaze amagara yabo, nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo nibyo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari 3, kandi Abishayi mwene se wa Yowabu mwene Seruya niwe wari umutware w'abo 3. Yakaraze icumu rye yica abantu 300, maze asangira n'abo 3 izina ry'uburangirire. Mbese ubwo ntiyari umunyacyubahiro muri abo 3, nicyo cyatumye aba umutware wabo. Ariko rero ntiyagera kuri ba 3 ba mbere. Kandi Benaya mwene Yehoyada umwana w'umugabo w'intwari w'Ikabuseri yari yarakoze ibikomeye, niwe wishe bene Ariyeli w'Imowabu bombi, kandi aramanuka yicira intare mu isenga mu gihe cya Shelegi. Yishe umugabo mwiza w'Umunyegiputa. Uwo Munyegiputa yari yitwaje icumu, ariko amanuka yitwaje inkoni. Aramusanga amushikuza icumu mu ntoki ze ararimwicisha. Ibyo nibyo Benaya mwene Yehoyada yakoze. Yamamara muri abo bagabo 3 b'intwari. Yarushaga icyubahiro ba bandi 30, ariko nagere kuri ba 3 ba mbere. Maze Dawidi amugira umutware w'abarinzi be. Asaheli murumuna wa Yowabu yari umwe muri ba bandi 30, hamwe na Eruhanani mwene Dodo w'i Betelehemu, na Shama w'i Harodi, na Erika w'i Harodi, na Eheresi w'i Paruti, na Ira mwene Ikeshi w'i Takowa, na Biyezeri w'Umunyanatoti, na Mebunayi w'Umuhusha, na Salumoni umwahoshi, na Maharayi w'i Netofa, na Itayi mwene Libiya w'igibeya y'Ababenjamini, na Benaya w'ipiratoni, na Hidaya w'imigezi Gashi, na Biyaruboni w'umunyaraba, na Azimaveti w'umunyabahurimu, na Eliyahaba w'Isharibini, na bene Yasheni, na Yonatani, na Shama w'iharari, na Hayimu mwene Sharari wa Arari, na Elifeleti mwene Ahusabayi umuhungu wa
wa Munyamaka, na Eliyamu mwene Ahitofeli w'i Gilo, na Hisironi w'i Karumeli, na Parayi wa Arubi, na Igaru mwene Natani w'i Soba, na Bani w'i Gadi, na Sereki w'Umwamoni, na Naharayi w'i Beroti. Abatwaraga intwaro za Yowabu mwene Seruya, na Ira w'Umuyeteri, na Garebu w'Umuyeteri, na Uriya w'Umuheti, bose ni 37. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 24 turasoma amagambo avuga ngo Dawidi abara abantu. Bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongerezwa Abisiraheli abateza Dawidi. Ubwo yavugaga ati genda ubare Abisiraheli n'Abayuda, umwami abwira Yowabu umugaba w'ingabo ze wari kumwe nawe ati genda imiryango y'Abisiraheli yose uhereye Dani ukageza i Berisheba mubare abantu kugira ngo umenye umubare wabo. Yowabu abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igwize umubare wari usanzwe inshuro 100, kandi umwami abyirebere. Ariko se mwami nyagasani, niki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganza rya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abisiraheli. Barahaguruka bambuka Yorodani bagandika muri Aroweri mu ruhande rw'iburyo rw'umudugudu wari hagati mu kibaya cy'Igati, beregeye Yezereli. Baherako basohora i Galeyadi no mu gihugu cy'i Tahatimohodishi, kandi bagera Daniyani, barazenguruka barinda bagera i Sidoni. Bukeye basura mu gihugu cy'i Tiro no mu midugudu yose y'Abahivi n'iy'Abanyakanani, bagarukira ikusi y'Ubuyuda i Berisheba. Bamaze kugenda igihugu cyose basubira i Yerusalemu bamaze amezi 9 n'iminsi 20. Maze Yowabu aha umwami umubare w'abantu babaze muri Isiraheli, harimo abagabo b'intwari bitwaza inkota 8,000, abo mu Bayuda nabo bari 5,000. Imana iha Dawidi igihano. Dawidi amaze kubara abantu, umutima we uramukubita abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane ku byo nkoze ibyo, ariko none Uwiteka ndakwinginze kora gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yibambuye mu gitondo, ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi riti genda ubwire Dawidi uti uku ni ko Uwiteka avuze ngo agushyize imbere ibihano 3, hitamo kimwe muri ibyo aba ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7, cyangwa se nuko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3, cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe ikamara iminsi 3? Nuko wigira inama umenye icyo njya gusubiza iyantumye. Dawidi abwira Gadi ati ndashoboye rwose, twigire mu maboko y'Uwiteka, kuko imbabazi ze ari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isiraheli mugiga, uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategetswe. Hapfa abantu inzovu ndwi uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo aharimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi, abwira marayika warimburaga abantu ati birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika uwo Uwiteka ari bugufi bw'imbuga ya Aruwana w'Umunyebusi. Dawidi abonye marayika wishe abantu abwira Uwiteka ati umva naracumuye kandi nabaye ikigoryi, ariko nk'izi ntama zacumuye iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe abe ari njye kurwanya n'inzu ya data. Dawidi atanga igitambo cy'impongano. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi, aramubwira ati zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Aruwana w'Umuyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ari ko Uwiteka yategetse. Aruwana arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Aruwana arasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Arawuna arabaza ati mwami nyagasani, uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo umugiga ive mu bantu. Arawuna abwira Dawidi ati umwami databuja najyana ibyo ashatse byose abitange, dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'ibihurisho n'amatandiko y'inka mubigire inkwi. Ibi byose nyagasani njye Arawuna mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igushime. Ariko umwami abwira Arawuna ati oya, ahubwo ndabigura nawe nange igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa nabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeli z'ifeza 50. Dawidi yubakira Uwiteka igicaniro, atambira ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu, mugigishira mu Bisiraheli.